Intangiriro umutwe wa 3. Inzoka yari nyarwenge kurenza izindi nyamaswa zose zo mu gasozi Uhoraho yari yahanze. Ibaza umugore iti koko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho? Umugore asubiza inzoka ati imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani dushobora kuziryaho, naho ku mbuto z'igiti kiri hagati y'ubusitani Imana yaravuze iti ntimuzaziryeho, ntimuzazikoreho, ejo mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, ahubwo Imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahumuka, maze mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umugore arareba asanga cya giti kiryoshye, kinogeye amaso, kandi cyanashobora gutanga ubwenge. Asoroma imbuto zacyo aryaho, ahaho n'umugabo we bari kumwe, nawe ararya. Nuko amaso yabo bombi arahumuka, bamenya ko bambaye ubusa. Nuko badodekanya amababi y'umutini maze barayacocera. Ngo bumve Uhoraho Imana wagendagendaga mu busitani mu mafu y'igicamunsi, umugabo n'umugore bihisha Uhoraho Imana mu biti by'ubusitani. Uhoraho Imana ahamagara muntu amubaza ati uri hehe? Undi arasubiza ati numvise ijwi ryawe mu busitani, ngira ubwoba kuko nambaye ubusa ndihisha. Uhoraho Imana ati ninde waguhishuriye ko wambaye ubusa? Aho ntiwariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Umuntu arasubiza ati umugore wanshyize iruhande niwe wampaye kuri cya giti ndarya. Uhoraho Imana abwira umugore ati wakoze ibiki? Umugore aramusubiza ati inzoka yamenze ubwenge ndarya. Uhoraho Imana abwira inzoka ati kuko wakoze ibyo ubaye ruvumwa mu nyamaswa zose z'agasozi, uzakurura inda hasi maze urye umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nshyize inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse ku gatsinsino. Abwira umugore ati nzongera imiruho yawe igihe utwite, maze uzabyara ubabara, uzahora wifuza umugabo wawe nawe agutegeke. Hanyuma abwira muntu ati kuko witaye ku magambo y'umugore wawe ukarya ku giti nawe nakubujije, nkubwira nti ntuzakiryeho, ubutaka buravumwe ku mpamvu yawe. Uzabukuramo ikizagutunga bikugoye, iminsi yose y'ukubaho kwawe buzakwerera amahwa n'ibitovu, maze uzatungwe n'ibyatsi byo ku gasozi. Umugati wawe uzawurya wiyushya kuya kugeza ubwo uzasubira mu gitaka, kuko ari cyo wavuyemo. Koko rero uri umukungugu kandi uzasubira mu mukungugu. Nuko umuntu yita izina umugore we amwita Eva, kuko ari we wabaye nyina w'abazima bose. Uhoraho Imana akanira muntu n'umugore w'impu arazibambika. Uhoraho aravuga ati dore muntu yabaye nk'umwe muri twe mu kumenya icyiza n'ikibi. Reka atava asingira n'igiti cy'ubugingo akakiryaho, maze akazabaho iteka. Uhoraho Imana amwirukana mu busitani bwa Edeni ngo ajye guhinga ubutaka yarakuwemo. Nuko yirukana muntu, maze mu burasirazuba bw'ubusitani bwa Edeni ahashyira abakerubimu bafite inkota y'umuriro wikaragaga ngo barinde inzira igana ku giti cy'ubugingo.